Urukundo ni rwiza kandi niba ari byiza iyo ukundana n'umuntu nawe agukunda aba ari iby'agaciro. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kubabwira ibintu 10 bikwereka yuko umukobwa muri kumwe agukunda kandi akwitayeho. Uyu mukobwa nusanga afite umenye yuko agukunda bya nyabyo. So niba ari ubwa mbere ugeze hano ngo haye ikaze, banze ngusabe kanda subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Ikintu cya mbere rero kizakwereka yuko umukobwa muri kumwe agukunda by'ukuri cyangwa se kubera bikubwiye cyangwa se kaba atarabikubwira, umukobwa ugukunda atinye cyane kukureba mu maso igihe muri kuganira. Hahandi uzabona igihe wenda mwasohokanye nk'ahantu ukabona ntabwo ashaka kugira ngo muhuze amaso, mbese ibintu byose muri kuvugana ukabona asa nkaho afite isoni. Ibi ngibi bizakwereka yuko uyu mukobwa muri kumwe agukunda. Ikintu cya kabiri kizakwereka yuko umukobwa agukunda cyane, ashobora kuba yarabikubwiye cyangwa se akaba atarabikubwira, akiri mu nzira zo kuba yabikubwira. Yifuza kuba inshuti yawe y'akadasohoka cyangwa se kuba inshuti yawe magara. Ntabwo yifuza ko hari ikintu na kimwe gishobora kukubaho. Ahantu hose uri hose yumva yaba ari kumwe nawe, yaba ugwaye yaba utagwaye, yumva n'igihe waba ugwaye yaza kugufasha kandi atarakubwira ko ukunda cyangwa se mutarakundana. Mbese yumva wamugira inshuti ye ya hafi ku buryo burambye. Mbese ahorana utuntu tw'amasoni kuba yakubwira ngo aragukunda ariko ukabura aho yabihera. Mbese ubona akubaha mu buryo butandukanye. Ikintu cya gatatu tugiye kurebera hamwe kizakwereka yuko umukobwa agukunda, mwaba muri inshuti zisanzwe cyangwa se mwaba musanzwe mukundana, ariko kizakwereka ko agukunda. Aba ashaka kugumana nawe igihe cyose. Ntabwo bivuga ngo amasaha y'akazi ngarangize. Ubona niyo amasaha y'akazi ageze ubona agenda ari kwangira, yumva yuko mwahorana. Iyo wenda muhuye nka nimugoroba yumva yuko ijoro ritaza cyangwa se butakwira, yumva yuko mwahorana mukaba muri kumwe igihe cyose. Nibyo abahora yifuza. Ntabwo yifuza yuko we n'igihe cyagenda muri kumwe, aho yumva kuba byonyine ari kumwe nawe, akamara umwanya ari kumwe nawe, ibyo byonyine biramunyura nk'umuntu aba akunda nyine. Ikintu cya kane tugiye kurebera hamwe kizakwereka yuko uyu mukobwa muri kumwe ashobora kuba agukunda. Buri gihe iyo uyu mukobwa muri kumwe aba ashaka kukugisha inama. Wenda niba mu kazi ari aho bitagenda neza cyangwa se ari iwabo, wumva yuko akubwiza ukuri, nta na hamwe aguhisha, nta na hamwe yikingira cyangwa se hari amabanga ye, yaba inshuti ye cyangwa se yaba amabanga ku giti cye, yose akugira inshuti ye magara nyine, akakugisha inama ku bintu bitandukanye. Ni weho wumva waba umujyanama we w'igihe cyose. Uyu mukobwa nazagukorera ibi rero ukabona yuko ashaka guhora kugisha inama, yumva kandi inama umugiriye ukabona ari kuzishyira mu bikorwa, uzamenye yuko uyu mukobwa muri kumwe agukunda. Ikintu cya gatanu tugiye kurebera hamwe kizakwereka uyu mukobwa muri kumwe ko ashobora kuba agukunda, mwaba musanzwe mukundana cyangwa se mukaba mutarakundana, akora uko ashoboye kose kugira ngo agumane nawe. Mbese yumva nta wundi muntu yagumana nawe, nta wundi muntu yaba ari kumwe nawe usibye wowe gusa. Mu bintu byose aba atekereza ni weho uza mu bya mbere, wumva buri gihe aba ari weho atekereza. Niba ushaka kuzagerageza ibi ngibi, wumve uyu mukobwa ukuntu aba agukunda, uzavuganire ku bijyanye n'umukobwa uvuga ati ngewe uyu munsi wenda ati hari umukobwa uri buze kunsura, azagufuhira kandi uzumva agize ikibazo gikomeye muri we kandi n'ubundi mudasanzwe mukundana. Uyu mukobwa rero nuzabona ari gukora ibimenyetso haruguru maze kubabwira, uzamenye yuko uyu mukobwa niba wifuza kuzabana n'umukobwa akaramata cyangwa se kuzagira umuryango, uyu mukobwa nagenda gukorera ibi ushaka wamubwira ko mukunda, ubundi mukajya mu rukundo. Wowe tugiranye kuri iyi video, uzire ko turi kumwe
ukibuka gukanda subscribe ufungure ingogera utazagira video n'imwe gucika iturutse hano. So guys, ngiye kubabwira ikintu cya gatandatu kizakwereka uyu mukobwa muri kumwe ko ashobora kuba agukunda, akaba yarabikubwiye cyangwa se akaba ari mu nzira zo kubikubwira ariko yarabuze uko wenda yabikubwira, y'amasoni nyine y'abakobwa, akaba ahorana ipfunwe ryo kuba yabikubwira. Abashaka kumenya ibijyanye nawe byose bikwerekeyeho, akamenya niba ufite umukunzi, niba hari umuntu wigeze gukundana nawe yaba kukubabaza cyangwa se umukobwa muri kumwe, mbese ahora aguperereza kugira ngo yumve niba hari undi mukobwa waba ufite, yumva yuko nta wundi mukobwa ushobora kuba wagira cyangwa se nta bandi bakobwa mwaganira usibye we wenyine. Ikintu cya karindwi tugiye kurebera hamwe kizakwereka yuko uyu mukobwa gukunda, ashaka ko mushobora kuzagumana akarama cyangwa se wamubera boyfriend. Aba ashaka amakuru ajyanye nawe y'umwihariko ku babyeyi bawe, ku nshuti zawe, ku bari kuri bashiki bawe cyangwa se n'indi miryango itandukanye. Wumva agenda abarereza ahantu hose nyine ku mico yawe, mbese agushakaho amakuru wagira ngo umare umuntu wamugutumye. Uyu mukobwa ntuzabona akora ibi bintu uzamenye yuko agukunda. Ubaye nawe umukunda byaba ari amata abyaye amavuta. So byaba ari byiza rero nawe uyu mukobwa atagucitse umaze kubona ibi bimenyetso byose bimuriho, byaba ari akarusho kubera ko uyu mukobwa gukorera ibi bintu byose abagukunda. Uretse ko turi kuganira ku bintu bijyanye n'umukobwa ugukunda akaba muri kumwe cyangwa se akaba atarabikubwiye. Ikintu cya munani tugiye kurebera hamwe kizakubwira yuko uyu mukobwa muri kumwe agukunda cyangwa se ari mu nzira zo kubikubwira cyangwa se akaba yarabikubwiye. Akunda kuba yasohokana nawe aho ariho hose. Mbese tuvuge wenda niba wamuhaye akarongo ukamubwira ati wenda uzaze nkugurire icyayi ahantu, ntabwo azuyaza, ntabwo atinzamo, ntabwo, mbese uba warushijwe no kubivuga. Ukibivuga byonyine kubikomozaho ahita abyakira vuba cyane. N'indi mirimo yari arimo ashobora kuba yayihagarika ariko mukajyana, akabona niyo yaba ari hehe hose ahita aguha gahunda ihamye. Mbese ukumva ashishikajwe n'uko umubwiye iryo jambo ryo kuba wenda wamujyana runaka. Noneho si nk'iyo umuhamagaye akabona ni nimero yawe cyangwa se akabona izina ryawe n'ubundi asanzwe agukunda, so ahita ifone ayifata yihuse cyane hafi no kuba yayitura hasi. Uyu mukobwa nazakora ibi bintu rero ukabona ntakwikira gahunda izo ari zo zitandukanye, uzamenye yuko uyu mukobwa agukunda. Reka turebere mu kintu cya 9 kizakwereka yuko umukobwa muri kumwe agukunda kandi ahora akwifuza ibintu byiza kandi ashaka ko muzabana akaramata. Ikintu cya 9 tugiye kurebera hamwe, akunda kukwerekana mu nshuti zawe. Mbese inshuti ze cyangwa se haba inshuti zawe, yumva mwaba muri kumwe mukaganira muri kumwe. Inshuti ze ntatinya kuzibwira yuko uri inshuti ye cyangwa se uri umuhungu umukundana. Mbese ntategwa n'ipfunwe ryo kuba yavuga ko mukundana. We yumva kuri we bibaye cyangwa se kuri we bishimishije. Noneho iby'akarusho agakunda umuntu ukuvuga neza, noneho abamwongerera ibindi byishimo. Iyo asanze hari nk'umuntu wo kuvuga neza ati kanaka burya ni umusore mwiza, ntiyaritonda, uba umutera courage zo kuba zagumya amukunda. Ariko n'ubundi kubera ko abagukunda niyo wamuvuga nabi, ahubwo ushobora kuba ari we ushobora guhindukira ukaba umwanzi we urebye nabi, kubera ko n'ubundi abamukunda yumva nta kintu kibi kimuvugwaho, yumva yuko mbese nta wundi muntu mwiza ubaho usibye we wenyine. So guys, ikintu cya 10 ndetse cya nyuma tugiye kurebera hamwe kizakwereka yuko uyu mukobwa muri kumwe agukunda,
agufuhira bya hato na hato kandi mutaraba boyfriend na girlfriend, wumva ibintu byose yabigize complicate, yabikomeje, mbese yumva nta wundi mukobwa ashobora kukubonana nawe. So guys, niba ibi bintu hari ico bigufashe cyangwa se ari bisanzwe uzi ntavuze, ubyandike muri comment. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi bishyire muri comment, kandi subscribe, ufungure inzogera. Ndabakunda cyane, kaduhure mu zindi video. Imana ibarinde.